Turabaramukije mwese inshuti zacu, bakunzi bacu, mudukurikirana muri mu bihugu bitandukanye. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Tubahaye ikaze rero muri wa mwanya mwiza duhuriramo tuganira ku ijambo ry'Imana kuri Mutuyimana Leonera TV. Uyu munsi rero twagize umugisha udasanzwe. Ni umugisha udasanzwe, turi kumwe n'umutumirwa wacu, noneho umusizikazi. Reka tubivuge gutyo. Hanyuma rero tugiye kumuha umwanya abanze atwibwire, dukomeze tuganira muri aka kanya, kandi ndahamya ntashidikanya yuko ibiganiro turi bugirane biri buze kubaka imitima yacu, bikagira aho bidukura n'aho bidushyitsa mu rwego rumwe bitujyana mu rundi, kugira ngo dukure tugere ku gihagararo gishyitse cya Kristo. Ubundi nicyo intego y'ibiganiro cyangwa y'ivugabutumwa dukorera hano kuri Mutuyimana Leonera TV ibigamije, kugira ngo dukure tugere ku gihagararo gishyitse cya Kristo. Ibi nabyo rero ndahamya ntashidikanya ko biri bugire icyo bidufasha. Ikaze rero mwibwire abakunzi bacu kugira ngo tuganire bamaze kubamenya. Karibu. Murakoze cyane kumpa ikaze. Nitwa Murekatete Claudine, nk'uko wari ubivuze, ndi umwari, ndi umusizikazi. Mu muco w'Abanyarwanda nta mukobwa ngo ugire icyivugo, ariko nzi neza ko ibigwi byanjye birimo ibisingizo. Ibisingizo byanjye rero, ndi umwari muramya intwaro yanjye n'umuco gakondo, irage ryanjye n'ikaramu iteka nkaba mwase bunyegezwa. Ndi Murekatete wa Mutwarasibo wa Niyonsa wa Ndangamira wa Mubasha nkwayo w'Akabatsi ka Rubunge wa Rukara, data n'umusinga. Ndi n'umukristo, Imana iduhana umugisha. Mwamwumvise rero Murekatete. Ndamukunda cyane rero, ndamukunda. Naramubwiye, ndimubwiriye n'aha ngaha, namwe ndanabibabwiye mumenye yuko mukunda. Naramwumvise mu gisigo cyiwe aherutse gushyira ahagaragara cyitwa Buzaza. Iwacu bagukoshe. Uzaze bagukoshe. Yaracyumvishe bituma kinkora ku mutima, bituma nkukunda. Murakoze cyane. Ni nayo mpamvu naguhamagaye kugira ngo uze ubwire abakunzi bacu biriya bisigo. Njye narabikunze cyane, nahise nkurikirana chano yanyu, mpita mbona ngo ese ubundi bacuruza iki? Ni ukuri ntabwo nzi ukuntu nabivuga, ariko ndishimye cyane, ndanezerewe. Ntabwo ari ibintu nyine biba byoroshye guhura n'umuntu akakubwira ko agukunda. Ni ukuvuga ngo twebwe iyo twicaye dukora ibintu, ugakora ibintu uzi ko abantu bazabyumva cyangwa se bakabireba, ariko ntabwo uba uzi ko hari umuntu ushobora kubikunda ku rwego ashobora no gukurikirana, agashaka kumenya uwo uri we, agashaka kumenya uko ubayeho, mbese akakwereka urukundo mu buryo bwose. Ndanezerewe rero, murakoze cyane. No kuri Yesu aguha umugisha cyane rero. Tujya gukomeza tubwira abakunzi bacu rero, nabo rega bari bafite amatsiko. Iyo nkunze umuntu ndabibabwira nti njyewe bifite umuntu nakunze nzanamubazanira. Ubwo rero uyu munsi kuba turi kumwe hano ni umugisha ukomeye. Ubundi ibintu by'ubusizi abantu benshi bajya bagira amatsiko bakavuga bati ibi bintu biza bite. Nkawe niyo mpamvu ugiye kubanza ukabagiriramo muri make ubundi byaje bitewe byumvisha gute. Nanjye nabonye kiriya gisigo numva mbaye tone bituma. Ubwo rero tubwire byaje bite, wa mugani byatangiye bite, watangiriye ku kihe? Murakoze cyane. Inganzo y'ubusizi ntabwo navuga ngo narabyutse ndabirota, ahubwo nkiri ikirezi n'umwana muto niga mu mashuri abanza, nagiraga ibitekerezo byinshi, nagiraga inyandiko zishingiye ku bitekerezo, birimo inkuru ngufi, birimo inkuru ndende. Nkagira ibitekerezo byinshi ku buryo nisharaga ndi kwandika, mbese nkabibamo, nkabirambamo, mu gitondo nkaba mbirimo, saa sita nkaba mbirimo, kandi sindambirwe nkumva ari ibintu nkuzi. Umunsi umwe rero ku kigo nigagaho mu mashuri abanza haje kuba ibirori, nuko hari umurezi wankurikiraniraga hafi akambwira ati wa mwana we, ibi bintu byawe uzajya ugumya ubikore, ni byiza.
aza kumbwira ati ariko buriya nta kuntu biriya bintu byinshi wandika wabikoramo n'umuvugo. ndamubwira nti ntabwo ndabigerageza ariko hanyuma ndamwemerera ndamubwira nti nta kibazo ndagenda ngerageze. hanyuma ndagenda ndicara ngerageza gutondekanya amagambo ngendeye ku nsanganyamatsiko yari yampaye. hanyuma nzana umuvugo udashishikaje udashamaje ariko ntiyanca intege. arambwira ati nibyo ariko ukabaye wabikoze gutya ubundi ukabikora gutya ukabigenza gutya. arankosora. uwo munsi navuze umuvugo mu kigo, abanyeshuri bari banziho gukina ikinamico nayo ni ibintu nkunda kandi nzi no gukina. hanyuma nibyo bari banziho gusa uwo munsi banamenya nk'umusizi. numva ni ibintu byiza ndabikomeza. hajya haba ibindi birori cyangwa amarushanwa mwitabiro ubu nkajyana imivugo yanjye nabaga nanditse. n'ubwo buryo nisanze muri iyi nganzo y'ubusizi. murumva ko ari ibintu byaje kera rero, ni ibintu ese mu muryango wanyu wamugana mise ntekereza hari igihe ibintu umuntu aba abirimo ariko bikaba ari ibintu bireretere biva byo mu muryango. nanone hakaba hari igihe biba ari ibintu Imana imwishyiriyemo gutyo gusa bitaba mu muryango ariko ukabona uwo mwana bimurimo. nkanjye iwacu nta muhanzi wahavutse. njyewe nuko niyumvisemo ishyaka ry'umurimo w'Imana gusa ryo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza mu ndirimbo nta bindi. najyaga mu rusengero nkabwiriza ubundi ijambo nigishije nkataha ndirimbamo indirimbo njya muri studio ndazikora nkomeza gutyo mvuga ubutumwa bwiza. kuko iwacu hari umuntu wahavutse wakoraga ibyo bintu. none nawe tubwire byaba ari ibintu byo mu muryango ufite umuntu bikomoraho cyangwa ni ibintu gutyo nyine wakuze wumva bikurimo gusa ari wowe Imana yabyihereye akaba ari wowe ahubwo ugiye kuzabiraga abazagukomokaho gutyo. iwacu twagiraga uburyo dutaramamo ariko tutarasobanukirwa neza ibyo ari byo. ubu kuva ku mwana wa mbere mama abyara yabaga afite uburyo ari buze gutarama muri icyo gitaramo, ariko nta muntu navuga ngo w'igitangaza wagiye hano akakora ibintu akajya muri studio akarikodinga akashyira ibisigo nk'uko bigenze. nta wigeze abonekamo. ariko kuko inganzo y'ubusizi ari iy'Abanyarwanda nanjye ubwanjye nkaba ndi umunyarwanda, mpamya ntashidikanya ko ari ubwo bunyarwanda nyine n'ubundi buhari bundimo, ariko ibyo mu muryango nta none. birumvikana cyane rero. Imana ishimwe kubw'icyo kintu cyiza yakoze n'uyu munsi ikaba ikiri gukomereza. hanyuma rero tugaruke kuri cya gisigo nakunze cyane uyu munsi ugiye kukibwira abakunzi bacu, ugiye kugira icyo babwiraho kuri icyo gisigo. bakunzi bacu rero, uyu mwari yaragize ati uzaze iwacu bamukoshe. nkibyumva numva bimoze ku mutima. uyu mwanya rero tugiye kumuha akanya namwe babwira ibyo bintu numvise bikankora ku mutima, ndabizi namwe biraza kubakora ku mutima. turahera aho ngaho nubwo nakurikiye nkahita mbona ngo ese ubundi bacuruza iki na twa tundi twose turiho byose narabibonye kandi ndabikurikirana byose. hanyuma numva bikomeje kunkora ku mutima. rero bwira n'abakunzi bacu nabo hari abadukurikira banifuza kuzaza bakabakosherega niyo yayo. ese mubeshye iwacu bazagukosha. nakumiro nk'aka wa musaza uvugwa mu gisakuzo, gusarikana bya gihungu bisimbuwe n'ubusare. twigeze ngunda w'induga n'inda ye nini, uwo yakuwe na ruvumbitsi rwa mvumba hose na rwugamabondo ye nini. indinga n'akaraga byakamuraragije impinga, akabura n'uwagira ati mporirwa mu kiziryo ruba ryamubayeho nk'irage. imuraza rubunda rimuraza rwa ntamba, akavumbika mu ivumbi ntasige n'aho rubanda ruvanye. niko se gahungu aka gahuru niko gahuza, mbiswa nta soni cyangwa se ari sabe bagutware, nta soni ngo wasaritswe. ngaho nyereka igisare uko gisa gusa, uramuruje ngo mpobere, urampamagaye ngo ngutabare nk'aho watewe. nta soni ngo nkwiyamburire imbere wambanje se wamusazi w'ibanze iwacu bakagukosha nyamushirasoni. impinga utuye ngo uratunze, waratunganiwe kuva mu buto bwawe. iminsi yaraguhaye ntiyaguhoraho kuyishima, uzishimisha kandi ngo utagira uwo wishisha.
ariko washira isoni ngo nanjye nkwiyamburire imbere uzaze iwacu bagukosha azaze windesha ungana rwabugiri mu bukaka n'ubushongoro uhora ushimwa ni we rugangazi rwo mu nkondo ngushimagijeho n'ubutayoberana zibura amatwi abandi unyumva usubire kandi twe iwacu ibyo si byo tureba uburanga bureshye si bwo tureba ubwo bukaka bwuje igikundiro ntibudukanga iwacu i Rwanda dukomera ku busugi nk'isano ntidusogongerwa ntituri inzoga y'inteme ntidusamara uzabaze kandi ngiyeho nkuburira nkurora ngo uzaze iwacu bagukoshe azaze rwose ko amasibo yose ni we mutwara siba aho uhinze biraguhiruka heza n'ifaranga mirenge uriduhiga ku bwinshi ngo rari rwijurunganya agafaranga ahari ni nayo mpamvu rihonga nk'uwarihuzwe urarya umwungu usiba ibamba urarya uri menge hari ibitaribwa ugira ubwenge n'ubwira umese kamuzi iwacu bagukosha ucike kuri uwo muco utazakugira igicibwa ugacirwa mu maso na buri mubyeyi ukavumwa riva ukavumwa rire ukaba ruvumwa wari umusore w'amasoso n'ibizigira wakabaye abanga umuheto ngo arwanire urwamubyaye akajya gushinga umushinga wo kwivura ubushake buri uko buje ngo kwifata no kwifunga bikora batifite badafite ibyo bahunga babafasha gushira ubwo bushake mbikubwiye rirenga rihingutse nzabisubiramo kandi uzaze iwacu bagukoshe maze ujye ushira ubwo bushake buri uko ubishatse ariko utandavuye utanduranyije utiswe ruvumbitse rwa mvumba hose ujyana akatabuze mu rutoki ni amakoma uretse gato nkubwire kandi rirenge aburata ko bagukunda bagutetesha ni abashaka izo miya zawe nawe yazonze batazi ko nkawe urimo benshi ni abishakira amaronko kuko nabo ntibagushima ntibagushaka nubwo ubasanga wijuse ubwo bushake abo batoni utera ugatereyo ubarataho bitatu ukabona niyo byaba bitanu ibi bitavunja ibyo ntibyagurwa amagara nubwo ubihonga batangana jyeme ntambwe iyo mu ntanzi z'igasabo utera indi ntera intera gutuza aho igasabo aho gihanga yaruhangiye n'iwacu nako niho ncumbitse igihe ntazi gusa singuhamirije ko iwacu wahahinga kuko nkuzi uko nkurora uko nguko amarembo bakayugurura ubwo ikaze ukarihabwa ugahabwa umugeni nkanjye uvumbitse uvumbika no mu ivumbi biragusaba kwisubiraho buri ngeso yawe ukisuzuma ukabona ukaza iwacu bakagukosha tugashingura uzagira amashami y'umugisha agashibukaho imparagahita akazashibukaho imenagitero n'impirimbanyi zizahirimbanira rubanda zitagamije indonke kandi zitiganda ruvumbitse wambere inshuti nkaguha ibango ry'ibanga ukemera nkaguhanura ukihorera mu mahoro ukiyizira iwacu bakagukosha ntugumye kuvumba no kuvumbika buri hose iminsi y'igisambi irabaze niko nkubwira ni 40 ntirenga maze ukavumbika bakuvumbukana nzaba mpari nkurebe nkukwene nakwenkwenura niko se songa nako se sebe ubundi hari uguseba gusumbye uko ubu wari waje wikwije n'ubwo bushake bwuzuye bwose none ndagutaranze aha data umugabo we natwe rutigimbwa ngo yisi ishoka imarabiti kandi n'ubundi riri mu mazina yayo ararenga arabihorwa ndakubwiye wenda nzume ndagutaranze n'ubundi ntakurama kudapfa ibanga rihera yandi ntibiye niri ruvumbitse uzaze iwacu bagukoshe maze ujye ushira ubwo bushake ntako ngo akabaye icwende nikoga ngo niyo koze nikajya gake ruvumbitse uruvugo wiswe imburuburu ngaho mvaho mbone ruboneza amayira kigenwa naho ibyo kunsaba ngo nsare ngo usange igicuku kinihuwe ni umusanzu natanga kwa data seswa n'ukuntu wikunda imbabazi ngo umuterambabazi nkanjye uzantwarira ubuntu ubwo se wantunga utenya guca aha data twaruha umugani wa vumbi ko rubanda rwubaka kuko waza utyo tukarwubaka rugakomera hinduka hindura ibintu ruvumbitse byo gukorakora buri kose ntukabikora ukundi iyi zire ngwino muvuna nyambo uzire kuvumbika aho rubanda ruvanye ujye uvumbika iwanjye tuwucane tubyutse tubote tutijana dore n'imyaka irambana yose gira nanjye mbone ikibondo mbone ububyeyi byarimara agahinda nzaratwe no mu buviri uko ndiko umuco wacu bigena kandi ngiki kirenge cy'inamani ruvumbitse rero udukurikiranye ugenda uvumbike ruguru hirya hino garukira aho ngaho uyu ni umwari arakubwiye kandi wa mugani wenda zume kandi abwirwa benshi akumva bene iki gisigo rero yego kandi umunyarwanda yaravuze burya ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi burya ntayo n'ukuri uko biri kose hari impamvu rwose kuko uyu ni umuco usigaye warateye ugasanga ruvumbitse wa mugani akaza hepfo hari aravumbitse haruguru aho reka sinakubwira nuko
ariko uko bisa kose hano tuba duhari tuganira gutya kugira ngo wowe ruhumbitsi nudutega amatwi ukatwumva ugarukire aho ngaho, kuko ubwo iyo ntago ariyo nzira. Rero turagushimiye cyane. murakoze cyane nanjye Ese ndabashimiye. ubundi nahise nibaza ikibazo cy'amatsiko nkimara kumva iki gisigo nabaye umukobwa yagiye gutekereza ibintu byaragumbitse gute, yabitekereje ate? Ntabwo navuga ngo hari umwihariko udasanzwe, ariko nk'umusizi nk'umuhanzi hari ubutumwa uba wifuza gutanga. Hanyuma kubera ya nganzo nshima n'Imana ko ifata umuntu ikamutoranya, ikamugabira, ikamuha inganzo, ukicara ugatekereza uti se hari ibihe bimeze bite, abantu bameze bate. Abantu muri Bibiliya hari ahantu hari ijambo ryiza ukiyifungura, hari ijambo rivuga ngo abantu b'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Yego. Abantu b'iki gihe rero nabo Bakeneye bakeneye ijambo ry'Imana. bakeneye hari ibindi bintu nabyo bakeneye byunganira rya jambo ry'Imana turimo muri ubu buzima bw'aha hanze. Abantu bari kwibeshya ko hari ibindi bintu ngo biri ku muvuduko ngo bari kugenderaho, bigatuma baba abandi bantu bakibagirwa abo baribo. Abantu b'iki gihe rero niyo mpamvu narebye nkavuga nti se bakeneye iki, ni uwuhe musanzu wanjye natanga ku gihugu, kuko nawe ni uwundi mugisha no ku isi yose muri rusange. Yego. Hanyuma ndabireba nuko inganzo rero nyiteze amatwi nsayukana iwacu bazagukoshe, harimo ibintu bisa bityo. Yego rwose ni ukuri Yesu aguha umugisha cyane. Warakoze cyane, ni umurimo udasanzwe wakoze Imana, kandi izajya ibikwibukira hanyuma ku munsi w'amakuba n'ibyago yite gutabara vuba utaratagangara. Mu bintu Imana ijya itwibukira iyo twakoze ibi bintu neza gutya, iyo tubikoze hari umuntu ruvumbitse nyine ubyumva bikamukora ku mutima, nawe agahita avuga ati reka ngarukira aha ngaha, iyi si yo nzira. Ugasanga noneho ikirenge akiyoboye mu nzira nziza kandi biturutse kuri uyu murimo mwiza Imana yabashyizemo, mukaba muri kuwukora neza muri iki gihe. Imana ibaha umugisha rwose kandi turabashimiye cyane. Ntabwo ari kenshi umuntu akunda umuntu, none se siyo mpamvu umunyarwanda yahise avuga ngo umuntu ngo iyo ukunze utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Hari ukuntu nyine imvura ihita igwa mu ishyamba, ariko ndagushimiye cyane rero. Yesu agaho twebwe si uko bimeze. twe ntabwo yaguye mu ishyamba. Bakunzi bacu rero turabashimiye cyane gukurikirana ikiganiro cyacu. Hanyuma reka tumuhe umwanya kandi abahe kontakiti. Hari n'ibindi bisigo ntabwo ari cyo cyonyine. Hanyuma agiye kubabwira uburyo muzajya mubibona. Hari n'ibindi azajya ashyiraho mu minsi iri imbere n'ibyo yamaze gushyiraho, ariko kandi mugomba gukurikirana kugira ngo birusheho kugenda neza, kuko murumva ko harimo ubutumwa kandi butureba twese. Hanyuma ikaze babwira abakunzi bacu bahe na kontakiti, nimero za telefone, uburyo hari ukuntu umuntu ushobora kubyumva akumva ashobora kuza bakamukusha. Murakoze cyane pe, Imana ibahe umugisha. Iyi nganzo y'ubusizi by'umwihariko ku mwana w'umukobwa iracyakeneye amaboko cyane rwose. Dukeneye amaboko kugira ngo ubusizi bw'umwana w'umukobwa, tutibagiwe n'umuhungu birajyana, ariko ndi hano by'umwihariko nk'umwana w'umukobwa. Ubwo rero dukeneye amaboko. Amaboko rero tuyabona iyo hari ibyo twagerageje gukora, uburyo mwabyakiriye, ubutumwa mutugenera, ariko no mu buryo bw'ubushobozi dukenera amaboko kugira ngo inganzo turimo ikomeze gukora. Yego. Nkoresha rero imbuga nkoranyambaga, harimo Instagram yanjye ni umusizi Murekatete. Ntabwo bigoye, n'ikinyarwanda cyose, umusizi Murekatete. Hanyuma YouTube channel yanjye nayo ni umusizi Murekatete. Ukibuka ukareba ibihangano biriho, ugakora subscribe,
komenti ugasangiza n'abandi share gusangiza n'abandi ubwo butumwa kugira ngo burusheho kogera hose. Twitter nayo ndayikoresha n'umusizi Murekatete, na Facebook yanjye ni umusizi Murekatete. Imbuga nkoranyambaga zanjye zombi ni umusizi Murekatete. Hanyuma uramutse ukeneye nimero, kuko sinzi ko ari ngombwa, ntabwo ari ngombwa kuziha abantu bose, ujya kuri Instagram ukanyandikira nkahita nkubona, hanyuma nkahita nguhereza nimero zanjye, kuko ubu nyeretse ko wagize umwete wo kumenyana nanjye, unyeretse ko wagize umuhate wo kuvugana nanjye, birananshimisha cyane, nanjye nzana yombi. Yego. ndabizi cyane rwose, ndabibahamirije cyane. Rero murabyumvise hose, aho uzashobozwa gushakishiriza ibi bisigo n'ibindi bizaza mu minsi izaza, kandi naho uzakenera uburyo ayo maboko. Ubundi rega na Mose niko byagendaga. Abayisiraheli kugira ngo baneshe intambara yazamburaga amaboko bakanesha, ariko yayamanura bagatsindwa. Ngo biza kugeza igihe Aroni barabireba baravuga bati reka tumufate, ngo baramufata, nabo bananiwe bamutega amabuye kugira ngo amaboko nyine agumye arambuye, abayisiraheli bakomeze baneshe uru rugamba bari bariho. Rero tuba dukeneye amaboko muri uyu murimo w'Imana kugira ngo dukomeze dukore. Amaboko rero arakenewe kuri uyu musizi wacu kugira ngo uyu murimo ukomeze kugenda neza. Umusure rero aho hose kuri Instagram, Twitter, channel, Facebook, hose mushyireho comment, hanyuma kandi mujye mukora share, musharinga ku bandi bantu. Ibi bisigo murumva ko biri mu butumwa kandi bugomba guhindura abantu, kabahindurira kuri Kristo. Yesu abaho umugisha cyane. Mwakoze cyane gukurikirana iki kiganiro. Wenda nanjye numvise usezera ngira ubwoba. Oya mama, mu muco wacu w'Abanyarwanda habamo gushima, kandi ni ibintu natojwe na mama, bintoza nkiri muto. Yarambwiye ngo umuntu nakwakira byonyine biba bihagije kugira ngo umushimire. Nanjye ndabashimiye cyane ko mwantekerejeho, mugatekereza no ku nganzo, hanyuma mukantumaho ngo nze tuganire. Ni iby'igiciro kinini kuri njye, kinini cyane, mbese ni ibintu nshimira Imana, kuko mu Rwanda turi benshi kugira ngo umuntu rero agutoranye, ni ibintu biba bitagira ukuntu bisa. Ndashima Imana rero, kandi namwe ndabashimira ko mwemeye ko duhurira hano tukaganira, tukagira ibyo tugeraho. Ikindi, umuntu ufite ubukwe ushobora kuba wifuza igisigo cyo gushimira umubyeyi, ushobora kuba ufite isabukuru y'amavuko ushaka kwizihiza, ushobora kuba ufite ibindi birori runaka, ibyo nabyo njya mbikora. Kwandikira umuvugo wo gushimira umubyeyi, wo kwizihiza isabukuru yawe, byose icyo washaka cyose, kandi na ya maboko niho aba azamukiye, kuko niho n'ubushobozi busanzwe buva, tukarushaho gukura. Ibyo rero nabyo ntabwo nagenda ntabivuzeho, hagize umukenera nabwo yamwandikira akoresheje bwa buryo bwa Instagram, umusizi Murekatete. Imana ibaha umugisha cyane. Mbese ni ubwa mbere nkoze ikiganiro nkanezerwa mu mutima wanjye. Ni umugambi w'Imana, ntabwo nabona ikintu mbigereranya uretse gushima Imana, ubundi nkabasabira umugisha. Imana ishimwe. Ni ukuri Yesu abaho umugisha. Rero inshuti zacu, mwari mudukurikiranye muri iki kiganiro, ubwo naho ubutaha mu kindi kiganiro, kandi ni uwacu n'ibindi bisigo azajya anyura hano, hanyuma ababwira ati cyaje, muhite munyarukira kuri umusizi Murekatete, hanyuma mukirebe. Yesu abaho umugisha. Rero reka dusenge Imana, adusengera Imana kugira ngo ubu butumwa ababwumvise bose imitima yabo babashe kubwakirana ubwuzu, kandi bubashe kugira icyo bikora ku mutima yabo. Yesu abaho umugisha mwese. Murakoze, reka dusenge. Turagushimiye Mana yacu nziza, tugushimiye umugambi wawe mwiza ku mwana w'umuntu, tugushimiye kuri Imana itwitaho cyane, ikaturinda, ikabana natwe. Gushimiye inganzo wanyujije muri uyu mubyeyi,
ni ukuri ngushimiye urukundo yanyeretse Mana, ni ukuri ndanezerewe mu mutima wanjye, ni ukuri ndanezerewe, ntabwo mfite ukuntu nabivuga, simfite amagambo menshi, ariko ushimwe kuko nsanze ari amahoro, nanjye ubwanjye nkaba ndi amahoro. Tuganiriye byinshi, Uwiteka ndakwinginze kugira ngo ubu butumwa dutambukije bugere ku banyarwanda, bahinduke kandi baguhindukirire, kuko uri Imana nziza kandi uri Imana itwitayeho. Uri Imana rero ikunda umunyabyaha ahubwo ikanga icyaha. Niyo mpamvu dusenze cyane kugira ngo utubabarire ibyaha byose baruvumbitse, usange imitima yabo uyihindure Mana. Abangavu b'Abanyarwanda twugarijwe n'ibintu byinshi. Uwiteka, ntabwo twagukiranukira turi muri iyi myitwarire imeze itya, ariko Uwiteka dushobojwe nawe, Mwuka Wera abaye muri twebwe, hari aho twagera, hari aho watugeza. Ngaho ukomeza kudufata kandi Mwami ukomeze kumwagura, umurimo wawe akomeze kuwukora abashishijwe nawe. Nanjye ugendane nanjye, basabiye umugisha bazadukurikira bose, senze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Bye bye.